guys, ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Ubu tuvugana iyi saha ya saa mbiri hafi saa tatu ariko zishobora kuba zageze. Hari umuntu umpamagaye arambwira ati ndakwinginze Brain, ndakwinginze mbabarira, uyu munsi ufite umwanya, nibwo ngeze mu rugo nabonye konji, ndashaka kurongora umuvumbikano kandi ntabwo nzi kubikora, mbabarira ubinyigishe. Rero guys, ndagira ngo namwe mwese mwumvireho kugira ngo buri muntu wese ufite urugo rwiwe amenye uburyo barongoramo umuvumbikano. Ese babikora bate? Babikora byagenze bite? Mu kihe gihe? Nibyo nshaka kugira ngo ubu nonaha twigeho tubashe gusobanukirwa no kumenya. Iyo umuntu rero agiye kurongora umuvumbikano, rimwe na rimwe hari ubwo biterwa n'ubuzima mubayemo, mukaba mukennye, mukaba mwumva nta byishimo biri mu mubiri wanyu cyangwa imbaraga, hanyuma noneho mugahitamo kugira ngo mukore umuvumbikano ntawe ubangamiye mugenzi wiwe. Ndetse indi mpamvu ishobora gutera kuba umugabo yarongora umugore w'umuvumbikano, ni cya gihe umugore adafite imbaraga cyangwa se umugabo adafite imbaraga, uvuye mu kazi unaniwe kandi mwese muri kumva mushakana, icyo gihe ubikora gakeya, aribyo tugiye kubigisha uburyo bikoramo umuvumbikano. Umuvumbikano rero ni cya gihe ufata imboro yawe wa mugabo we ukayishyira mu gitsina cy'umugore, hanyuma ntukoreshe imbaraga nyinshi ugasa nkaho uri kwiyengerezamo. kurira wumva mu ishashi, mujya mubona ukuntu bigenda kandi ukikanga wayimaze, bivuze ngo rero n'umugabo iyo arimo arongora umugore w'umuvumbikano n'ubundi nawe ararangiza, ndetse n'umugore yarangiza, usibye ko ari ibintu bidakunda kubaho kubera ko abagore akenshi kugira ngo barangize bisaba imbaraga nyinshi. So rero ni ukuvuga ngo umuvumbikano ukora muri ubwo buryo, hanyuma ukawuyengerezamo gake gake, ukajya usunika gake gake. Niba habaye ibintu biryoha, ibyo bintu bibamo kubera ko bituma ugira apeti nyinshi kandi umugabo atagize gute, atabyitayeho. Akenshi na kenshi rero bakora umuvumbikano muryama murebana, iyo mudafite inda mukaryama murebana, noneho umugore akazamura akaguru akagushyiraho, yamara kukagushyiraho ugafata igitsina cyawe umugabo ukacyinjiza mu cy'umugore, noneho warangiza ugasa nk'umanura. Ntabwo muryama ngo muringanire, kuko iyo muryamye mukaringanira ntabwo byakunda. Bisaba yuko nyine umugabo asa nk'ujya hepfo y'umugore, umugore agasa nk'ujya ruguru, ariko mwese muryamye murebana, noneho mwarangiza umugabo agafata imayoro yiwe akayishyira mu gitsina cy'umugore, noneho yarangiza akayengerezamo, ntajye mu byo gucumita kwa kundi kw'imbaraga, hoya, ahubwo agasa nkaho arimo nyine ayoherezamo, ukayigumishamo, ukagenda usa nkaho wongeramo akabaraga gake gake, ku buryo urangiriza muri pozisiyo utagiye mu bindi bintu. Icyo gihe umuvumbikano aba ari sawa. Ikindi cya kabiri uburyo ushobora gukora umuvumbikano, ni cya gihe uba wumva iyo umugore cyangwa umugabo yakoze siporo adafite ibiro byinshi, hari uburyo ajya hejuru y'umugore, umugore akarambiriza, akarambya amaguru nyine akayamanura ntayazamure hejuru, noneho yarangiza agafata umugabo agafata igitsina cyiwe akagishyira kuri rugongo y'umugore akakimanuriramo, noneho yarangiza ikinjiramo iturutse aho ngaho, warangiza ukiryamira hejuru y'umugore wawe, nawe ukarambura amaguru mukiryamira. Irimo muri ubwo buryo. Iyo pozisiyo guys iraryoha. So mbabwire ngo iki koko iraryoha, sinzi ukuntu nabibabwira. Ugahita wirambiriza hejuru y'umugore wawe, warangiza ukamupfumbata, ukajya umanuriramo gake gake. Iraryoha. Hamwe hari niyo waba uri kuvunika ntushobora kubyumva uri kuvunika, ahubwo uza kubyumva nyuma byarangiye, ukajya wumva ukuntu nyine wari warushye bya hatari. Guys, niba habaho ikintu kiryoha, ibyo bintu biraryoha cyane. So rero ni ukuvuga ngo umuntu wimbajije umuntu tuvugana, umva ntaranagera no mu rugo ariko ndamubwira ati jyewe humura ndaje ngukorere audio bikubwira neza uhita uyireba, ahita nyimusharinga ayibone,
noneho narangiza ayumve neza uburyo ari bubikoremo, narangiza agira ate agende abikore. Akenshi rero umuvumbikano wakundaga gukoreshwa n'abantu nyine bari mu buzima butaboroheye, umuntu wabuze imbaraga, umuntu uri mu kazi kenshi akumva umubiri urabishaka ariko imbaraga ntazo, agahitamo kubikora muri ubwo buryo, cyangwa bigakunda gukorwa n'abantu b'abakene baburaye se banabwiriwe nta gatege mu nda, noneho barangiza bakabikora muri ubwo buryo. Usanga nyine ari ibintu bisa nkaho bivunanye ariko bikaba byiza ku babikora kubera yuko bombi barishima bakarangiza kandi nta n'imbaraga nyinshi bagize gute batakaje. Ibyo rero umuntu aba akwiriye kubimenya, akamenya uburyo agomba kwitwaramo, ukitwara neza. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abagore, nta mugore uba ukwiriye kubwira umugabo ngo hoya ngo nta bundi buguhe, kubera iki se? Uba ugomba kumuha ahubwo noneho ukagerageza uvuga iki, ukavuga ati njye nta mbaraga mfite cyangwa nta bushake ndimo, nta nubwo ndi muri mudu ariko basi ibyo uragerageza wigeragereze. Noneho umugabo nawe agatwara muri iyo sisiteme, birangira umugore akurushije ubushake Imana, akurusha ubushake kubera ukuntu wabitwayemo. Ariko biriya bintu bya hutihuti zanyu, ukuza uhita urambika uhita ujya hejuru, biriya bintu ntabwo aba ari sawa. Biba bisaba kugira ngo utegereze umuntu nawe ajye muri mudu bigende neza. Nimubikora gutyo ni ukuri ndabizi neza ko muzubaka ingo zanyu neza zikabagirira akamaro. Nta muntu wifuza kubaka urugo rwe ngo rusenyuke. Ni ukuri kereka umuntu wavuye mu rugo afite imikino, ariko umuntu wavuye mu rugo afite gahunda yo kubaka ntabwo akifuza ko urugo rwe rusenyuka. Rero ngira ngo mwabyumvishije, kuvumbika cyangwa umuvumbikano ufasha abantu bombi ku mpande zose. Yaba uri umugabo udafite imbaraga biragufasha, yaba uri umugore udafite imbaraga biragufasha, ndetse nicyo kintu cya mbere gikurura umunezero mu bantu bashakanye, kubera ko iyo ukoze iriya sisiteme yo kugarama umugabo akakujya hejuru, agafata igitsina cyiwe akakimanura gihereye kuri rugongo kikamanukiramo imbere mu cyawe, noneho yarangiza agasa nkaho atabyitayeho. Gahise uri kuyumva mbabwire gute koko, mumbabarire muzabigerageze mubikore murebe muzambwira, kuko nshobora kubivuga mukagira ngo ibintu ndi kuvuga ntabwo mbisobanukiwe. Njye ndabizi ndabisobanukiwe cyane kubera yuko narababwiye ngo nta kintu na kimwe nshobora kuba nababwira ntazi. Mwe nimubikore muri iri joro muraza kumbwira, ejo muzambwire rizilita zavuyemo, ibyishimo mwumvishije ukuntu bingana. Niba habaho ikintu kiryoha ndabizi ko biryoha cyane. Uzanabikora ahubwo azanashyikirwa paka azajya akomeza abikore. Iyo sisiteme yo kugarama muzayikorera abagore banyu bazayishimira. Sawa.